Wanga, Joe Hesi, Brandy Rossi, abo bose n'abakinnyi, Ken Hensi, Hakim Elson, ndetse na Renfi, Muranka Goshini, nuko guciko yaje mu buryo bwo kwiyerekana bitari ngombwa ko gakina. Keith Vitali nawe yagarutse, Richard Weni, Alan Poni, abo bose n'abategurira noneho. Derek MK1 yayoboye amashow ko City ndetse na Iwadi bakarimo cyane. Turatangiye barakwereka ni Blood Moon cyangwa se Blood on the Moon, amaraso ku kwezi. Kubera ikishwe tya ndagira ngo ukurikire unarebe sava. Dutangira n'ukwezi ndetse barakwereka kwahise gutukura mu gihe kitarambiranye tuvuye ku izina ry'agafilime. Nyuma yo gutukura ku kwezi wari umunsi umwe, ijoro rimwe, ahantu hamwe. Ni muri Amerika tutangiriye. Umunsi wari wiriwe neza. Umunsi wari wiriwe neza. Nta ribi ryigeze rivuga kuva mu gitondo. Iri jambo kuva mu muntu. Nta ribi. Tugaruka ku batezi b'ibipfunsi bageze. Ndimbati. Mwibuka guhereza muri US Series igice cya kabiri. Yagarutse n'ibipfunsi abo biritoze bya nyabyo. Baritoze bya nyabyo, hari umuntu ubona rwose ukabona atazi Eric Kavi. Ibyo akubita bizi. Ngese Yeni, executive producer. Ibipfunsi darabasore. Dutangira imyitozo. Sasa imyitozo abasore bagiye bahura. Home of the light heavyweight. Abana bakinaga mu buryo bwabungirije abambere baremera mu bipfunsi. Hari umusore wagombaga kuva mu mwe. Bino. Yararwanye bose bari mu myitozo jyaho nasigemo wenyine. Tani Lenge yarakayoboye ndetse ayobora n'imirwanire. Barakwereka umusore yasigemo wenyine. Arwanye n'abandi bagenzi be bose arabamara. Hari winjiye afite inkweto z'ibyuma. Ni nijoro umusore yirirwa arwana. Arwana ibyazi. Hari umuntu ubona rwose ukabona arwana ibyazi. Ibinikira kumviriza neza hari wari winjiye. Ndagira ngo ukurikire unarebe umusore yaramaze kuba champion. Uwa mbere bisobanura ko yabaye uwa mbere mu batezi b'ibipfunsi. Yavuyeyo. Hari umunyankweto uje. Nibuka bakaje tubanye inkweto z'ibyuma. Windukira abonye umuntu. You fight well. Urwana neza. Champ. Bisobanura uwa mbere champion. All dressed up. No place to go. None uravuga icyo ushaka kurwana. Have the killer instinct. Yabatumva ndabona nta mwuka ufite watuma urwana nanone. Nanjye. Matter of fact. Well, maybe sometime we can go around. Mu byukuri ku munsi umwe tsapa. No time like the present. Umva. Or nta kindi gihe nkuba n'uyu munsi cyangwa se ugeze ubwoba aramanika ukuguru. What are you, death wish man? Uri umugabo wifuza urupfu cyangwa yaraje. Ubabwira nta muzi nibwo akinjira. Katurebe. Yarebye ku ruhande ukwezi kumaze kuzura igihu gisa n'ahari amaraso. Iyo ntambara ngo arayitangira. Agafilime ni Blood Moon. Aramubwiye ngo umugabo wifuza urupfu yabaye champion gusa bahuye iri joro. Bahuye bageze na bya Eric Kavi. Abagabo barwana ibyo bazi. Dore nibwo kinjira aje gukubita champion. Aje gukubita uwa mbere. Dore umugeri. Bagukubita umusore. Mwibuke muri US Series kabiri yagarutse. Dore umugeri umukubita nibo tazi. N'umutezi w'ibipfunsi n'uw'imigeri n'amangumi. Boxer kuri kickboxer. Irebere. Gabo. Kickboxer. Yarakubiswe. Asohoka hanze yagira ngo ni imikino. Umugabo aramwinjiriye byo. The key to winning is to take advantage of every weakness. Urufunguzo rwo gutsinda rugufatira aho ngaho umuntu murwana umuboneyemo akanya keza. Haguruka nirwo rufunguzo rwo gutsinda akanya keza yakabone aho barwana yananiwe. Dore umugeri afite ibyuma afite ibyuma yambaye. Umusore
yarakubiswe natangira kwitabara uko bishoboka. Biracyanze yamuteye intoki ebyiri nazi cyamuziza. Yamuteye intoki mu gituza kandi zirinjira gikuramo. School's out, champ. Birarangiye. Champion gifite imbaraga, gifite ingufu. Ibintu birarangiye. Champ bisobanura champion. Dore kuntu yamanitse umugabo, yamanitse mu kirere. Bageze umugabo yesusa. Wakwibaza samuhoye iki? Nanjye nta na kimwe ndamenya. Gusa mujije ngo kuba ari champ bisobanura champion. Ibyacu bidatinze bwarakeye. Umusore azize kuba azi kurwana, uriya aje ashaka kuba yamunaniza. Icyo bita challenge. Yaraje mu marushanwa bukeye mu gitondo. Hari umumotari yari yakangutse kuza. Ni mu gitondo cya kare. Gusa dusize champ we ibyo bimurangiranye. Aratwara byo kuko atwara ibyazo. Dore nguwo. So niko guparika aho wa muntu yiciwe. Champion nawe yarayiciwe. Yisize ukabaji. Kapayo. Bite nuko yinjira. Dore umupfu champion hasi. Bamwishe cyagiye. Yitsamurava y'indabyo fatira. Abandi bari kazi. What do we have here, lady? Somebody talk. One dead boxer, Eddie Cunningham, 33 years old, light heavy champion. Well, witnesses, no fingerprints, just... Fancy left a suicide note, huh? Boys and girls, it looks like we've got ourselves... Banyakubawa bisa naho tujye kwihiga kuko guhiga umuntu utazi ni ibintu bikomeye. Yari umupolisi. The hell is going on? Ni ibiki bijya mbere nawe yaribajije. Bagenzi wishe umuntu we yagiye. Nibukaga filime katangiye amuziza kuba ari champ. Atera ibipfunsi n'imigeri. Yapfutse ku murambo. Nambaraga afite zo kurebana n'umurambo. Yafashe inzira arigendera. Tugarukana no kuri police station. Any communication with the killer? Natubwira ibintu niba mwabigize mu Rwanda ibyo kwica umuntu cyangwa ibyo guhagarika muvuge kuri bibiri. Abo nabanyamakuru. Nyakuba baramubaza kumva uvuye kure mu murambo nawe yaramaze kwinjira yari umupolisi. Kandi kuri station ya police abanyamakuru bari biuzuye bagenza abantu bapfuye. How you doing? I'm from movies this weekend. Muravuga iki byose bimeze sawa. Arimo ninjira mu biro. Tell her give me I need a report on my desk as soon as she has it. I just spent 15 minutes with a dead guy who was smiling at me. Captain nazo mubwire ko minota mikeya narindi hano mavuye nge mbiro. Yaramkomanga. Keep on line 2. Ari ku murongo kabiri captain. Yarafashe. Baker, what's happening? Nibiki? We need some answers. Saka ibisubizo nona mba kuri telefone ngo aratongana. Umuntu nabwo yapatse ngo muve ku bintu. Umva tuza tungana n'ururimi rwawe nyakubaho. Yakubaho. Yes, sir. Saka ibisubizo muri iki gitondo nanjye bamereye nabi barambaza. Yumvishe bamutonganya ikibi no gutonganya umuntu kuri telefone ayikira ku ruhande ubundi amafaranga bagashira. Ukamenya ko nagutonganyije umuntu kuri telefone. Ushaka gutongana murahura. Yaje amwigana uburyo atonganagamo. Hey, came in last night before the box. Mbere yuko wamboxera pa dore ibintu byabaye ikintu cyandiko cyasizwe ku murambo we. Blood on the moon. Amaraso ku kwezi. Variations on a thing. How come I didn't get this last night? Ariko umwicanyi yasiga ibintu bimeze gutyo kubera iki? Simbizi. Yarababaye ni umusore ni umupolisi ni uri kucerwa. You know what I'm talking about? Yabatumva urumva ibyo mvuga. As the big vein in his foot. Rero captain araza kuza nyibarishwaho ngo ibyo nabivanye. He's right behind me. Ari inyuma yanjye sibyo arakwisha ahubwo. We're up to our eyeballs in murder victims and you're schooling me around. Nukupungura amajisho hano mwibura nkaho mukora cyane akazi kandi abantu bari mu gupfa. The press, the goddamn press, crucify me! Ndumva ibyo mvuga amaze ari kwega ye ariko se muze wari no kukijoshi ubwo urabwira utumva cyangwa. It's great to see you. You know, you should Byiza kubona. coming down here more. Urabizi umwicanyi turaza kumfata vuba. Reka ko nyiri. Want you to give me results, Chuck. Chaka kumibizi cyobanura vuba. Ni muze. You ever do that again? The great Chucker. Ikindi gihonye kubikora. Magic show in Poughkeepsie to do. Menye neza kwa nutaje gukora amajwi bari ku kazi. Got it! Uranyumva? Yego.
Yego. Narasohoka muzehe. Hell, if I could conjure this bastard out of thin air, I'd be hit. Umunyamahirwe kweri kugira chef ngoyo. Yarabanje nzamucanga ariko rimwe nazaza naho muzehe. Niyo yayo. Barakwereka umunsi ukomeje kwicuma. Muzehe arashaka kujya ngo yazana ibisobanuro ndetse mu busobanuro bw'abantu bakomeje gupfa. Umwicanyi narafatwa. Karakomeje. Umwicanyi we narafatwa. Tuvuye kuri wa musore wishwe wa mbere. Mwibuke yari champion. Tugaruka kuri uruhande rwose umukobwa iyo yakaraza akanyobwa. Waga karangira agomba kumwishimira. Ariko nawe ngabo ni kubikubara. Kumva uko bari kubikubara dore wa mugabo w'umwe taragarutse nangaha. Uwa mbere yishe yari champion. Uyu wundi aziye ninde? Get back here, you bitch! Garukano wakiraya. Kandi aramwite cyaya kandi bari kumwe. Umukobwa yaragiye ku ruhande. That's Chagari way. Your luck is about to change. Uri bazi guhindura. Kiravuba. She found me. Asanze jewe. Urahombye. Turashize. The name's Dutch. Nitwa Dutch. It's night. Tujye kwishimana ijoro. Marvelous night. For a moon dance. Ijoro ritandana tujye gucurangana. Yahinduye umukobwa muwereje akamwicaza. Okay. Sawa. Let's dance. Reka tubyine. Aya bageze Dutch yakuye kurwana n'umuntu afuka mwinjiranye n'umugore we. Kumbu uyu ari kindi kimuzanye uyu nani ndwanyi. Uyu Dutch nani ndwanyi. Urugamba. Turnamara. Come on, man, please! Come on, can we talk this over? No way! You're mine! Okay. Ndekura uruwanyu aya bas turnamara. Urugamba bose bataka nijoro. Bose bataka nijoro. Dutch nazi bijya mbere. Urugamba turnamara. Bose bataka nijoro. Bose abataka nijoro. Numwicanyi. Numwicanyi kabuhariwe serial killer. Turnamara. Bakubita ibyazi. Barakubita. Bakubise Dutch. Naramenye nicyo bamusiza. Bageze. Barakubita numenye cyakusiza. Yarakubiswe. Umugenda wakubise yari indwanyi. Arahura n'indwanyi gusa. Arahura n'indwanyi gusa. Dore intambara. Bakubise Dutch. Naramenye cyazira dore umwicanyi. Aragenda ashakisha abasi kurwana. Tough man. You're not tough. Uko mbonye ntabwo ukomeye. Tough, you are not tough, ntabwo ukomeye. Umugeri. Ntambara. Bakubise umugabo. Why aren't you better? Fata ibirutaho. Ndahirika hanze. Ni wa mwicanyi. Serial killer. Numwicanyi kabuhariwe. Bose abica nijoro. Barakwereka Dutch kwa muganga. The bones were shattered. He died in extreme pain. Uyu mugabo yishwa babaye. Barasobanura polisi dore nanone basesekaye. The destruction is systematic, precise. Every strike is a vital area, a nerve center. Ukuntu bimeze uri muntu yakubiswe. Signature, and I recognize it. Any evidence? Banavuga sinigeze mbona umuntu ukubitwa ngo akomere katiki. Doesn't look like he used a weapon. Nta kimenyetso bisa naho wishe nta ntwaro yakoresheje. As for mutilation, it's the fight he's interested in. Bisa naho ari ibintu by'imirwano bari bishimye uko ari babiri. Ari uwarwanaga n'uyu nguyu. Captain ari nyuma y'umusore. Nakwishe noneho shaho.
She says she didn't see anything clearly, but I got up to some mug chart there. umukobwa aravuga ko ibintu bitagaragaye neza gusa nanone njye ndiyumvamo ko byanze bikunze umwicanyi ahari araza kumenyekana ukomeje kwica abantu nshaka kubona umwunganizi I don't need any help. umva nagufasha nshaka Well, let's see. We got 4 dead bodies out there. A techno freight car running around out. ubu amusore dufite imirambi ine kubera iki nakubwira ngo ushake umwunganizi ukanga cyifashisha kuba yakuba umusore umwunganizi Day number 1. The killings are getting closer and closer. shaka kugwa nimero imwe kuko wowe uraza kuba nimero kabiri uriya naza kuba What? You need to shut up, Chuck. Look, I'm working my... ceceka ceceka You know, they're coming at me all the time. I'm trying to stop myself. ibi bintu bindwaje umutwe chifu yararwaye umutwe ntabwo barabona umwicanyi ninde abantu bakomeje gupfa That's his name. uwo yitwa nde umwunganizi Charge of the cereal section before you got here, huh? yabaza mva yakoze hano mbere utarakora Mine runners in the country ndamwibuka yakoraga neza 3 years ago. yapfuyemo imyaka myinshi What the yahise hell is the matter? Whatever. Here's his address. ariko si uwo musore ni uwawe wakira aderese Unless you wanted to put him in the hospital. shaka ko ugenda ukamureba umusobanurira ibyabaye kwa muganga kandi numubwira I don't need any help. ubanya kuba nagufasha shaka Triple bypass. We- noneho niba nabufasha ushaka we bashefu ngembe makuru tu Yeah. nakubwiye I want him on the case. Is that... nzamushaka ku kirego kandi nshaka umufatanye ikirego wo kongera kumbwira ko utamukeneye haya basi uba mwari mwunganizi Good first impression. yitwa Kim kandi wo kunsunikiriza ubona ikifu uyu yagombaga kujya kureba Kim kandi inshingano hawe nizo kujya kubwira Kim ko agomba kumwunganizi byabaye ngombwa ko ajya kumushaka muzamwandikira aderese ku gapapuro ni kifu tuvuye tugaruka kuri ruhande ni mu mazi uriya cyaka nyuma yo guhabwa agapapuro ngo ajye gushaka uwo agomba gushaka hakuno ku mazi hari uwari uhari arakina n'akana ke ko karamuhamba ari muzima yepfo aratuma na sadahumeka karamuhambaho ibitaka nuko bakina ni papa n'umuto we barakwereka hari ku mazi bari mu byishimo bari mu byishimo wari umunsi umwe igihe kimwe gusa hari abantu bakomeje gupfa ukomeje kwica abo bantu yari umuntu w'umwicanyi umuntu nanone ushaka abicanyi akaba abantu b'indwanyi akaba aribo yica ni umwicanyi ushaka indwanyi tugaruka kuri gardanez dore nguyu n'akana ke yagarutse yitwa Kim ni mu byishimo yari kumwe n'akana ni gato kumbe umumotari yaramukaze maze agonga umuntu yimenaho ji we Hey, I'm really sorry. ubabarire cyane Going. Sorry, you're going to be sorry. ngo ubabarire buryo ki se Can you close up? Va. It's $20. That should do it. aya ni 20 ndakeka nagura ko kunyo kawe iwanyu ni abakuru b'abayora dore ko kimureba baragitotse bagenzi bacu cyane kutabara dore kesi vitari mwibuke muri Blood Brothers You got Jackie Chan, man. ariko mukuri ntabwo yapfa kugukubita ngo agenda acaguha 20 I'm going to take this out of your hide. aya nanga urabona najyana Good, I was sorry. nakubwiye ko mbabarira Not gonna get your shirt clean. ntabwo nabishakaga Feel a hell of a lot better. ahari ni gukubita nibwo biri burutaho yasunitse akana k'umuntu ajya akana k'umuntu ubushaka papa umeze neza Stay here. guma hano ndaje nkwereke gusunika umwana muntu ubushaka se dore na arakubita barakubita fensi bamukuse hasi nzashaka abandi bagabo yaracitse abonye bariya bagabo yakunze nta kigenda ariko uzi kugukubitira umugabo imbere y'ikidi birababaza muntu wanjye yafashe akana ke agomba gutahana nako I didn't want to fight. But I didn't have a choice. karamushimye arakabwira tuva nuwanye kubera ko nakonde guhitamo nari mfite Toward me? kakundaga se And you know that. Well, let's fly. yabatumva birashimishije kuba ndi kumwe nawe barakwereka tuvuye none tugaruka kuri ruhande nibuka hari wahawe gahunda zo kujya gushaka umuntu usamwunganizi we kuri uru ruhande nanone hari undi mugore arasa nawe hari uwo yategereje akaba yamubuze dore ngo dore imyikarakaso yewe umumotari nawe yaraparitse uwo niwe watumwe ni cyaka yatumwe cyaka Hey, how you doing? I'm looking for Ken O'Hara. Get in line. ndimo ndashaka Kim Take it he's not home. urinde He's dead. yarapfuye He's dead. yapfuye Yeah, I thought... When he cyangwa back with my daughter, umva our daughter, yatindanye n'umukobwa wanjye nako umukobwa wacu niyo mpamvu mvuga ngo yapfuye kuko nagaruka ndamwica separated. It's his afternoon with Lauren, and he promised he wouldn't be late. yakaba yaje iki gicamunsi ntabwo aragera yakererewe umva nanjye ndamukeneye That's tough. biratangaje We're going through a hard time.
My name's Megan. Nje nitwa Megan. Nanjye nitwa Chuck. Oh, for you. Akanaka afite za mata agenda nako. Mudamu wabandi yaraguye. Oh, your husband. Uyu mudamu yarategereje umugabo we, kumbe dore umugabo we bamutumye n'uyu. Niwe Kim. Ugomba kubazanye n'agakobwa ke. We were having fun. Naze. Twishimishaga. Right, Laura? Yeah, Mommy, you should have seen them now. Mama iyo bibona. We have an appointment. Uva nari mfitanye gahunda n'umwana. Mbagirana gahunda n'abana babo. Wise nini? Promise to have her back on time. It's your responsibility. Wasezeranje ko ugomba kugarukira kugeza ari inshingano zawe. Absolutely. Wise kandi ninde twari kumwe. Chuck. Got a point. You should. Yaramuzi. I thought you. Akana kinjiza mu modoka ya nyina ntabwo kabaga hano kari kaje gusura se. Your father. Madamu nawe yagombaga gutangira imodoka. Kasaze papa bari bafitanye gahunda yo kujya kwishimisha nyana. Mama yahukanye na papa. Sasa papa yagombaga guhura na Chuck. Bye bye. Bari barahukanye baratandukanye. Barahukanye. Yasigara mu rugo. Mr. Wade, Chucky? Urakoresha Chuck. Rhoda. Actually, I came to see you, Superman. Nje kukubona we Superman. Personal, but, Ni kibazo ki? Mbwira. Chief Hutchins sent me to see you. Hachi yanyohereje ngurebe. Hachi. you mean you're not? Uravuga ngo ntabwo bari kumwe. Look, can I come in? Wapa umudamu musanze hano wanyemerera nkinjira. Yageze ngo azanye na madamu. Hachi no amwohereje. Hachi yari chief of police. Yamweretse imirambo y'abantu bakomeje gupfa. Yaranamusobanuriye. I don't do this anymore. Ibi sinabikora na rimwe rirenze. Yeah, well, that's what the chief said. Umbabare ntabwo aribyo wizanye. Want your help on this? Dushaka ubufasha bwawe kuri ibi. The answer's no. Igisubizo ni hoya. You tell him that for me, okay? Ubimubwirire. I swear. Ndarahira ndagusaba. Chief said you quit over case. Chief yambwiye ngo wavuye kuri iki kirego gusa none cyagarutse. So how just said hello? Umva. Genda. Have a safe drive. Hanyuma kandi ugire urugendo rwiza. Subtle going on here, Ken? Umbabarire nta mpamvu zo kujyana ibi byandiko babimbwiye ngo mbigusigire. Uyu yigeze yirukankana ibirego nk'ibyo. Gusohoka baramufungiranye. Yewa. I want your help anyway. Nta n'ubufasha bwawe nari nkeneye. Chief niwe wari wamuhatirije. Yasigaye yanze ikirego gusa none barakwereka umugabo yicaye mu nzu we. Yibajije abantu bakomeje gupfa. Abarimo gupfa ni indwanyi. Umuntu bicaye niwe batari bamenya. Ese kubera iki barimo gupfa? Zari inshingano ze. Yarabaje atangira kubishishisha. Gusa biracyakumukomereye. Umutima uracyakomeye. Umutima uramukomereye. Arimo aribaza. Biragenda biti. Kurekera erebere. Yigeze yirukankana ibirego nk'ibi ngibi. Niyo mpamvu chief yari yamwizeye. Chief aramusabye. Umusore yaranze. Katurore. Hari umugabo yakomeje gucunga mu ifoto. Imbere ye hari umusaza wari mu ifoto. Ni umujapani. Yakomeje kureba umujapani. Gusa nawe bikamwanga mu nda. Biramurya mu mutwe. Aribaza dore abantu bapfa. Umuntu ubica arimo arabica abakubita. Yari umwicanyi wica kubise. Katurore. Yatangiye kwibuka umunsi umwe bigeze bamukata. Bageze nizo nguma afite mu gituza. Aribuka n'imirambo myinshi. Iki kirego yigeze akijyaho kubera gukuka umutima no kubabazwa nibyo byatumye akivaho. Arimo aribuka ibyambayeho. Ubwonko burasubiza inyuma. Izo ni impamvu zituma babara. Arabazwa n'abandi bapfa. Yakomeje kwibaza. Arirengagiza ikirego n'ihandi bikamuza mu mutwe. N'ihandi birarenga bikamuzamo. Oya. Not again! Ntabwo bishoboka yajugunye hejuru impapuro. Abantu bakomeje gupfa. Birababaje. 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 Ibyacu bidatinze tugaruka kuri coordinator. Blood on the moon. Amaraso ku kwezi. Ni ku rundi ruhande. Hari ibyandikwa NYPD, New York Police Department. Menya barayohereje. Umwicanyi mwibuke yica ateye intoki ebyiri mu muntu. Atera intoki ebyiri. Dore wa mwicanyi nguyu. Bahanari. Polisi ntabwo baramenye ninde urimo kumara abantu abica. Abantu yica ari indwanyi. Katurore. Barahura n'abantu bazi kurwana nibarimo kwica. Yarabanje yambara intoki ze. Dafite ibyinyo nk'uko bireba.
Masters Challenge. Hari amarushanwa yari yitiriwe Masters Challenge. Ndetse barakwereka ifoto ye n'imwe mu mafoto yari arimo y'izo ndwanyi zagomba guhura. Ba master gusoksa ba metre. Kuri uru ruhande sasa umusore Kim yaroraga mu ifoto na kumusaza dore umusaza hanari. Uwo umusore witwa Kim yarebaga mu ifoto. Kim arimo gusaba ubufasha. Muzehe yari yicaye mu migenzo ya Kijapani. Umwicanyi rica indwanyi gusa. Ntabwo yica bavagara nibeka da. Arahura n'abazi kurwana. Birahererahe atururi. Yari yicaye yarabanza ashyiraho kakamera gakura amafoto y'umuzehe yicaye neza neza. Karangije kakazana kuri screen yiwe ekara. Umusore yavanyemo inkweto kubahiriza Kijapani ndagira gukurikira amagambo yavugiwe hano. Your spirit is unclean. Imyuka yawe ntabwo yejejwe. Yavanye y'inkota. Wari wabase ko ninyeza nyenyesha amaraso yawe. Hello. Numwicanyi muzehe yaguye mu kantu yamuziye yavanye inkota muzehe mu Japani yica indwanyi gusa abari mu gipapuro handitseho Masters Challenge. Uyu musaza yari arimo niwe wari ku isonga irebere kurikira yavanyeyo. Yavanye abagenzi kigabo kirahari. Nibuka arimo arafata kuri ka kamera. Nambara hagati y'ababiri dore inkota bose ningwani kataraboneka. Dore rugamba bagenzi umusaza niyoroshye dore kuna yikura hasi. Dore rugamba dore kizaye asanze utoroke. Wari ukujya gukubita umuntu wanjye bivunze ibyo bikaba indyankurye. Umusaza we niyoroshye. Tugaruka kuri cyaka nicyo kiregariho cy'umwicanyi. Ka telefone nuka gasamba. Hey. Yeah. A kung fu movie on the computer. Ka filime ka kung fu kuri computer. Ninde wohereje? Hari ka filime ngo ka kung fu kari kuri computer. Yashatse kuza kukareba. Kumbe umukobwa ibyareba ni ibintu byanyabyo birimo kuba. What's up? Hey, Nibiki? this is story coming. Bayirebe akabaga fashemo kabakanyako. Do cyane yangaho ngaho. Looks like our kind of action movie, huh? Baby, filime mukoni n'ubwa mbere mbonye computer iyoherezaga filime. Movies. I love these things. Who's in it? Biratangaje. Dore inkota bariya nabo barabireba. Umwicanyi baramukase. Umusaza niyoroshye. Uyu munsi ipfutse bye n'indyankurye. Nimekenya ngwekenye. Se yararebye. Arifuza kuba yabona umuntu uteye mu buryo atazi ninde. Dore inkota. Dore inkota. Bose barabangutse. Dore mbugita. Gabo. Yarakase. Gabanza cyo. Se niyoroshye gusa uyu munsi irasa naho itangiye kumwinjira. Bamukasa ubwanwa. Shit, I know him. Uwo musaza Step over navuga. to 562 Houston Street right away. Yahise avuga inyubako umusaza atuyemo. Check for me if you can. Uza kandi uhururire uninde weresha amashusho niba ubisobora. Nk'aya basi. Yarazi uwo musaza uwo ari we. Yahise yerekerayo. Are you? Urinde. You don't remember me? Ntabwo unyibuka. Pity. Ni jyewe Pidi. Ngo yitwa Pidi. Ntabwo unyibuka nicyo kibaye ikibazo. Nk'aya basi aragarura. N'umwicanyi. Serial killer. Dore inkota. Dore inkota. Muzehe niyoroshye. Umwicanyi nawe niyoroshye. Yamuvanyemo agatambaro. Dore rugamba. Gabo bagenzi hari intambara ubona ko ukwiye kuba intambara. Hari intambara ubona ukwiye kuba intambara. Iyi irarenze. Barakwereka aho undi yarazana umusaza atuye. Yafashe moto aza yihuta. Arabe ko yamugira abagenzi umumotari yaje gusaha. Biracyakomeye. Ni hagati y'ababiri. Kirita abaza kurwana
umwana gusa abuze gato bari nkota uyu munsi ni poste by'umwicanyi n'ibyankurye ngabo ndetse intoki ebyiri nizo zamutabaraga rukomeye yaziteye umusaza ntabwo ari kumushobora yaramwubikiriye uze yari yihagazeho byaranze nuko yamanutse bageze iki cyicanyi kizanyemo n'ubugome ntabwo byagarukiye aho kirakica cyamwishe nabi cyishe nabi umusaza ubu se ninde champion yewe aya pasi yicaga indwanyi zose ngo akunda abe champion wenyine abindwanyi akataraboneka izahura ivugwaho barakwereka ko umutabara muzehe yaraje biracyanze yari yakererewe mwibuka umusaza baramwishe ikigabo cyicaga abantu kugira ngo kizabe cya champion yaje guparika moto aje akererewe muzehe yapfuye yara ku muryango niwe cyaramuteruye bari basaguye kare atarahagera yatabaye na kasike yari yambaye ku mutwe iki cyaza moto telefone kwa wa mugenzi we yagiye gusaba ubufasha Kim. Yeah, hello. Yego Ken, this is Hutch. When Hutch, Listen, your instructor, Master Takaido, he's been killed. umuyobozi wakwigishije Master Takaido yishwe aya boss yagwe mu kantu dore kunava mu nzu we dore kuntu yavuye iwe dore kuntu Chief Hutch yaramwamagaye Master Takaido yishwe. Master Takaido ni wamwigishije kurwana sasa umwicanyi yamurebeye feri ya mbere yagiye kwa muganga gusa mudambo wa Master Takaido yari mu Japan yagiye kuhagera mukuri birababaje umwicanyi yamuviziye kandi kiriya cyicanyi ni kibi gishyira ku magare gitahantu habi gitera n'intoki karakomeje. What the hell's the matter with you? You should know better than to go into a situation like that all by... ntabwo wakabaye wagiye wenyine. This guy was getting beat down pretty bad. byari bigeze habi. Injira yaraje. Thanks for coming. Urakoze koza. Listen, I'm sorry about your loss. Umbabariye kubwo wabuze. So what do we have here? Dufite ikirano. Checker will bring you up to speed. Uwo ni cyakaraza kukwereka byose bishoboka muhera aho ngaho muri babiri. Chief yari yongeye yamuhamagaye yari yavuye mu kazi. Ni byiza kugufasha ngo wajya gufasha kera. Hari wamenya n'umwicanyi wariwe. Ken, Niko thanks for coming and helping. Urakoze kuza kudufasha. Niba mushima kangahe yabanje nashima subiramo. Uriya nawe arakoze mu kazi. And You're not getting anywhere, are you? that's why you're here to save our poor souls. You got it? Umva mugira noneho mugereje uratumva nicyo kikuzanye kugira ngo tube twafatanya aho tugereje rero dutangirira nawe. Someone who plans. These killings, they're not random, spur-of-the-moment things. He only yaravuze atumva low-risk victims in low-risk areas. uyu muntu buryo arimo kwica muntu ukwaza kureba ese abana akomeje kwica bafitanye isano mu buhe buryo tugahera aho ngaho. His behavior reflects his personality. yabatumva ingeso ze zirasa naho zidatandukanye bose abica bateye intoki kumbe chef atangiye kujya kwirarira muri bagenzi be namuzanye y'abantu ni namba abantu abo babibonye arimo arirarira abantu nge namubonye Because, umva frankly, I don't care what you think. frankly sinita ku I byitegerezo know who you are, Ken O'Hara. icyo dufite gukora It was because you were scared. umwicanyi tugomba kugenda urabona ko yica abantu bakataraboneka so kuko tubarusha kurwana kiri ku muhati tugomba kumufata aya basi. All your bullshit theories, write all your little reports, but just make sure you stay the fuck out of my way when stuff gets really dirty. ikintu ugomba gukora gusa umenye neza ko utagomba kungira mu nzira niba nshatse ko dukorana turakorana ku bushake bwanjye ariko shani wowe mpamagaye ni kifu bashefu noneho shefu amakuru urasa none ukashaka. You sure they found you your own office? ntabwo ashaka ubufasha nyamara ko imikino imuzanye ni ubufasha. I want copies of everything you got on this case for my report. nshaka kumenya byinshi umaze kubona kuri iki kirego rero And have a fine day. umva meze neza ishakira ibyawe afitemo agasuzuguro ntibumvikana nibwo akiza arapima byo kandi yizeye ko azi gupima azi ko buri kimwe azagitunganya. uriya nawe aje ku kirego ni ikirego cy'umuntu ukomeje kwica abantu umwicanyi kabuhariwe serial killer.
yakomeje kwibaza mugenzi we aramusabye amuhe ibyo yahiye yagarukirijeho ku kirego cye biracyari ingume biraherera katurore yafashe ka moto kuko ibyo afite si byinshi arongera asubira kwa wa musaza bari bahateze ya migozi ya police line do not cross ubu ari umurongo wa polisi aribo bemerewe kuharenga gusa yagomba kwinjiramo aje kubwe ntabwo afite byinshi ku by'umwicanyi yagomba guheraho nanone yagarutse mu nyubako y'umusaza yatwitswe mwibuke yageze igisasu nayo kimwohereza hanze bari baseguye kare aratangira iperereza rye iperereza ryo gutangira afitemo ubwoba ariko kuko gucana amatara yabonye igitoroshi turashize hari uwananzemo cyangwa nicyo cyicanya ayivanayo yarazanaho muri kitoroshi yariteguye kumurika kumbe kiravuye ikirimo nitoroshi nazo wari we uyu nawe n'undi yahise azimya yumvisha umuntu aya basi bamenyanye ko umwari n'undi yamenye ko undi ahari aratambuka bunyibunyi nijoro umucanga intambara y'igicuka iryohera rero ngabo nitwe tureba amaguru gusa ngabo ni nijoro ni mu gicuku muri ya nyubako dore intambara y'ijoro iki cyicanye dore intambara ukabyaraho ngabo ni babiri bose ni indwanyi inyubako yajemo indwanyi ngabo ariya rugamba naha babiri ufatanamo gutya nzoroshi yaramuritse hari undi wacanye What's going on here? n'ibiki byemerewe hano mu kinyarwanda cy'icyongereza I live here. ndi umupolisi njye ntuye hano The victim lived here alone. wishwe yabaga hano wenyine Is that you? ni wowe Kim umukobwa yaramuzi Yeah, this is Master Takeda's daughter. uyu ni umukobwa Master Takada Adopted daughter. ni umukobwa warezwe ntabwo ari umukobwa yibyariye Well, I feel for your loss, man. umva But there's some questions I'd like to ask you, so if you can go down to the station. koko kuva none wari uwo wapfushije yagenda direct kuri sitasiyo akatubwira niba muzehe we hari urwango yagiranaga n'abantu umukobwa yatangiye kurira ni umukobwa Master Takada baratangira mbere ya mbere bagomba gusohokana The department will put you up in a hotel. You guys let me leave? Yeah, that's what we're doing here, working on it. umva muri aka kanya twari hano turi ku kirego umwe yaje ukwe n'undi yaje ukwe mwibuke bari bayoranye bamenyanye mu nyuma Look, while you're in town, why don't you stay at the house? va mukobwa kuki tudashaka ahantu tuba twagushyira ukaba uhatuye bityo tugakomeza ku kirego You know the place, right? utaba uri mu kintu si byo ndetse cyane yaragahobeye ni agakobwa ka Master Takada niwe wamwigishije It's great to see you, Uncle Ben. umva ni byiza kongera kubona nanone umere neza umusore ntabwo yari azi ko yakongera kubona n'umukobwa amenya yari yaragiye ahandi uwo musaza yishwe akari agakobwa yirereye Master yaragasezereye kagomba gutangira babiri bo umwe yabazize kuba umwunganizi w'undi bahuriye mu gikorwa nanone Look, don't go making decisions you don't have the authority to make. umva we ntugakomeza kugenda wifatira imyanzuro nta burenganzira ubifitiye Retired chicken shit and you're running the investigations, nta then you can... kintu na kimwe nakwemerera kuba wakora kuko iperereza ryose riri mu maboko yanjye kereka nkwari ubusa ntukongere se bwatangiye kwiyemera uwo yiyemeraho nawe arohereza bombi ni abanyamigeri nta n'umwe utera erikave barwana ibyo bazi barakwereka byabaye ngombwa ko basubira kuri police station kwa chief hachi. And the explosion was pretty primitive. igisasu cyo rwose cyari kirenze Dynamite. I found no timer, which means he was waiting there for Detective Baker. birakubona neza ukuntu umaze kubona uriya mwicanyi kugira ngo ajye kwica umuntu yari afite n'ubugome ko batazabona n'ikimenyetso habe na kimwe ahita aturitsa So maybe he's tied into a GPS system and can track all the police vehicles. And then he blew it just before he went in. yabatumva ahari uyu muntu yaba afite n'ubumenyi buhambaye ubumenyi buhanitse umuntu wica ntibazigire bamumenya nta n'igikumwe nta n'ikimenyetso kimugaragaza n'ibibazo And he's getting better at it. yabatumva ni n'umuntu ufite ubuhanga umuntu ushobora kuba yakohereza imirwanire kuri kompiyuta Confident. mwibuke rukaragiye kujyayo yari yamaze kumubona arimo kurwana n'umusaza kuri kompiyuta yari yasize na kamera ni ikibazo kumubona birakomeye He's way out there with technology. And frankly, I'm a little lost. uyu mwicanyi arimo akoresha ikoranabuhanga rigezweho birakomeye kuba umuntu yapfa kumbona And I'd really like to go see him just to get some advice on the computer end of things.
yabatumva hari umuntu umwe nzi ushobora kuba yakora kuri computer namwe kumbwira ko rero umwicanyi ataboneka biratuma mibe ziyongera muze yirwarira mibe n'ubusanzwe baratangiye ari yambara uturinete gusa arabona umusore yazanye yunga ku wundi bose bashoboye akazi umusore hari umuntu yarazi ushobora kuba yabafasha mu ikoranabuhanga rye akababwira uwo mwicanyi ninde cyangwa se akafasha mu buryo bwose bushoboka bakamenye kubera iki uwo muntu yica arahagana he niye mpamvu akoresha ikoranabuhanga rigezweho birahereraye katurore bagomba gutangira berekerayo Gare Daniel zarahazi ndetse yari kumwe na mugenzi we yaje nk'umwunganizi feri ya mbere ni mu modoka sawa nicyo gihe we tuza ndakwereka bafite imigeri gusa imigeri yabo ni indyango rye imigeri bagiye barata umwicanyi nawe afite iye yihariye bawe ugumane nanjye rero buri aho tugiye hose kugira utaza kugira ingaruka mbi So, what's your relationship with Kelly? Kelly? She's like my daughter. ese Kelly kuki tutajyanye umva Kelly ni nk'umukobwa wanjye But I don't think you're her. niba ari icyo umutekereza byibagirwa Why? Because I'm black? kubera ko ndi umwirabura se niyo mpamvu nakwibagirwa kumutekereza si izo mpamvu kuko uri umuhombyi barasererezanya mu modoka umwe ni umwunganizi mushyashya undi ni umwunganizi ushaje usibye ko muri umwunganizi ushaje uyu yamutanze mu kazi hari ahantu bari baje gusudeba umugabo wabafasha kabuhariwe muri ordinateri computer wizard ni umwatari muri computer yabafasha gushaka uwo muntu uwo ari we nawe akoresha ikoranabuhanga Only if you're allergic to bad hygiene. umva All right, then you follow my lead. ndakeka urakurikiza ibyo nkubwira Always. First door on the left. I'm going around the back just in case. wowe caho ngaho uraza kubona urugi nugeramo imbere rw'ibumoso nanjye ndaza guca inyuma mu gikari bibaye ngombwa hari igihe ashaka gucika uwo baje kubona yibera kuri computer amasaha yose rero abafasha gushaka gusa bafite ubwoba ngo ashobora kuba yacika nawe barakwereka tugarukamo imbere ni mu nyubako uwo bashaka amenya ari hano ari nguwo ari kuri ordinateri ari kuri computer mudasobwa kabuhariwe amasaha yose ni abarimo gukandakanda kandi abareba computer nk'icumi cyarimwe iyo rwose ashatse kugira ni mu gacupa nako mu gateremusi kasubire ku kazi kandi ubwo arangiza arimo kurya n'amasaha yose aba ari mu byuma bye yanga abamurushya yanga no guhaguruka icyo wifuza rwose ugiye kukibona nguwo ni kuri ordinateri You should definitely take your top off. igihe cyanjye rwose ugiye kugifata ku bwawe noneho hari ako yaramaze kuzana arashaka ibyishimo kuri ordinateri abe yirebere nk'abandi bose amere nk'abo baramukomanze Don't cool off. I'll be right back. uwo kuvaho ndaje nonangaha ndaje ninde I need to ask you some questions. ni polisi ndashaka kubaza ibibazo kuva polisi yaje bwana nta n'amabara atingira Well, what kind of questions? ni ibibazo nyabaki fungura Just a minute. umunota kandi foto ariko ndagiye yatangiye gupanga uburyo yacika polisi arayitinya guhindukira yasanzwe uracika Hey, Justice, Detective O'Hara. ntabwo ushaka gusubiza ibibazo ubazwa barakanze urutwe subirayo fungura n'undi wamuzanye Looking for him? n'uyu ushaka Oh, you messed with the wrong guy. You're coming with me. ugomba kuba ari we dushaka turajyana Pack some petroleum jelly. ndetse kandi usukanga gufungura mwabaye muti niwe munyabyaha Oh, you mean the bank computer? Oh, I didn't do anything. umbabarire nta kibi nigeze nkora Of course you did. I'm sorry, Justice. waragikoze nyine umbabarire inshuti cyaka You see eye to eye. hari umugabo twambaza ku neza akadufasha atari ibintu byo kubaza kumukwega igikato Oh, no. Sit down. ndabona we ceceka The latest scumbag is getting out of here. wagicucu umuntu aza kugukomanga ukanga gufungura You'll help, right? urafasha yego niba ari ugufasha ndafasha bakweza umugabo Sit down. murekura amanuke hasi araza kudufasha aradufasha basigaye baseka barabizi ko bamuteze kuri ordinateri yarakana yari yasizeho umusanzeho Can you trace email, graphic files, other messages?
wadufasha ugashakisha tugeze icyo tuguha ugahera kuri icyo ngicyo dushakiriza ninde mwicanyi unati cyane bamuhaye agapapuro kumva neza yararebye mugenzi cyaka maze abona inzu ukuntu imeze dore ibyo kurya buri hamwe umugabo atanga gusa ibintu ibi ni ikira gufata teremusi harimo agacyayisera kumbe harimo umukamuro turashize ni nk'uwinga neza neza mbega yashubije hasi niko bimera wacunga niba bamuhaye rya jambo blood on the moon gushyira muri ordinateri yatangiye gukurura byashoboka bite ko uyu mwicanyi yamubona mwemuretse gato agiye gushyira buri kimwe umugabo yasaga nanone ijambo ryanditse muri mudasobwa yaba amaraso ku kwezi niryo jambo yakoreshaga buri uko amaze kwica umuntu rero umwanda ni we mukomeze muvuge sinde bumuhombe urinde ntabwo nzi barabaza ordinateri kabasubiza icyo niki buriya arimo arivuga turashize ijwi ricamo murebe ibi ordinateri yatangiye kubereka umwicanyi abantu yagiye yica birasa naho ngiye kumenya uwo ari we bafashe amashusho ndetse n'amagambo akunda gukoresha ordinateri itangira kuzana hagomba kubaho intwari imwe izindi zose zikarangira ibyo ni ibice avuga se kandi umuswa yarwanye henshi Taiwan mwemuretse gato yarwanye henshi yagarutse muri Amerika turashize yakomeje kurura ni umwicanyi w'ishanu henshi si muri Amerika gusa Moscow Berlin yamaye uburusiya yarahageze ubudage Bingo. Last location, 843 Adams Street, number 21. muri New York. That's right around the corner. Kuri street ya Adams. Ndetse bavuga n'umubare w'umuhanda ariho. Naya basi bavumbuye n'umwicanyi ari. Bavumbuye ari ukomeje kwica abantu. Barakwereka dore ukuntu bamanutse. Dore ukuntu bamanutse bagomba kujya kumufata. Ni ikirego bamaze iminsi. Ni ikirego cyatumyoza dore ukuntu bicira imodoka. Tangira tugende. Tangira imodoka nacyo cyanze kwaka turashize kuki mugura amabati ahendutse ariko mujye mugura ahenze niyo bamazima. Basi ndetse gutangira bavumbuye n'umwicanyi dore gukurura. Dore gukurura ku muhanda ni babiri barakurura bajye ko ariko sibyo kusiga byarimo wana dore kwiruka ngo kabyarawe barashaka umwicanyi cyara kuriye cyamukara arongeraza kugicamo kandi nakwiyamye kuva karabikoze niba vumbu kiratangira kiriruka kirakurura byo ureba neza inyuma uzi ko namweretse igihando redi bumba ari ku modoka bye bye isi Kigali we cyongeramo yaje yiruka uyu yategereje kuva kare yabatumva ibintu ukuntu bimeze ubu ni ukubona umwicanyi ninde ibintu ukuntu bimeze ni ukubona umwicanyi ninde bamaze kuvumbura ngo ahantu ari ni hano aya basi bagomba kwinjiramo birahereraye katurore umwe ni ukubanza guteze uriteguye urabanzayo bose bafate ndakurinda kubera iki wowe se utajyayo wowe udafite imbunda jyewe imbunda ndaza gutabara mu nyuma kubera iki niko bimeze umwicanyi ntabwo tumuzi ngo banzeyo mwabaye muto sawa turajyana yatangiye kumukomeza mukara afite ubwoba burenze ukwemera rimwe kabiri gatatu yakubise urugi yinjira cyonyine kumba asigaye inyuma ntiyagira upfa wari ibyiza wendaga guhaguruka gume hasi baricaye niho umwicanyi ngo ari computer irihe computer ibohereza irihe Go take the back. I got these guys. Genda usuzume computer ndabafite uravugana nande we funga umunwa
You're all alone, my friend. uri wenyine nshuti turashize yagiye he yewe Where's your backup, detective? umufasha wari I got detective your backup right dore here. umufasha ni ipisto ndagukira nsanzwe we byaragurutse dore agasuzuguro ibi bicucu Seems like your pal left you all alone. bisa naho inshuti yagusize wenyine uri mu byago rero Look, you guys, I got 2 SWAT teams on their way up here right mfite now. amakipe abiri ya SWAT ari hano mu nzira araje special wings for anti-terrorism inyuma baramucakiye wapi nakinaga SWAT team in a canine unit. nasani timigeno kuzana abeshaka inyuma hari wavuye yasayambika dore umugeri dore nabara dore urugamba barakubita bose nirwanyi kale daniels dore umuriro dore umugeri bose nirwanyi zakataraboneka hello gambo iby'amakipe ntabwo babiriho dore urugamba ukabyaraho gambo hasi wagicucu we subirayo dore urugamba dore intambara barakubita daniels baracakiye ibigoryi yebana wahambira umutwe wahambira amaguru icyo dupfa nuko bahambirwa Could have been killed. fata amaguru uhambire ku maboko wana wabaye uteye umutwe uvangemo melange bafashe ibigoryi niyo cyo guhamagara polisi nabo bari abapolisi 43 Adams Street, apartment 21. turafashe kuri Adam Street kuri 43 ni ku muhanda barahambiriye polisi igomba kuyora ngo nimumwicanye ari muri aba niba arimo nibyo tutazi baje bashaka computer All we gotta do now is find the computer. ikituzanye no gushaka computer Man, uratekereza iki irimo hano yego wait. umva buretse Let me get this straight. 7 to 1. And you looked for the computer? ikituzanye bisa naho tuyibuze bariya nitubayora baraza kutubwira kuri sitasiyo vigitutsi kiravugwa ninde utwita karivansira kuvayo John Baker, a struggling magician, and even more struggling detective. detective cyaka ntabwo mwakabaye mungurikirana mutya From retirement, Detective Ken O'Hara knows detective Kim O'Hara nawe ntabwo wakabaye nkurikira utya yamaye urebe n'agafilimi cyaba kino cyawurinateri kivugishaga menye cyari kibazi bari babaregeye ndaturitse bikangamo O'Hara Kim na Jack bari kumwe ibyacu bitinze bakomeje iperereza ryabo ordinateri barayibona nyirameneka niyo yoherezaga buri kimwe niyo yari yakuriye buri kimwe barakwereka mu rugendo rwabo iperereza rirakomeje iyo batari mu biro nabo baba batembera mu muhanda ndetse bidasobanuye bari ku kazi umwicanyi baracyamuriho biraherera he katurore bari mu nzira baratwara byo usibye ko gutwara kwabo barashaka kuba bamenye umwicanyi ninde biraherera he bageze agafilime karakomeje gutwara kwabo kumbe nyuma hari wari wabavuye kandi bamubonye ariko se ararogaje kutwica ni kuri bibiri dore imodoka yabaturutse inyuma yagiye kure ku muhanda baritambika kumbe ni wa mukobwa Kelly. Kelly, I told you to go home. nakubwiye gutaha Come on, I have to do something. nanjye najyaga mu maduka ngomba kwifasha Chuck, it's not illegal to follow you guys. ndakeka kandi si n'icyaha kubakurikira abasore iki gikobwa ra Well, stay out of our way. none uve mu nzira yacu barikomereje umukobwa kumbe mwibuke uwapfuye niwe musaza wamureze dakada umusaza wamureze niwe wapfuye sasa nawe arasa nawe yatangiye kubakurikirana yinjiye mu iperereza ritamureba bafashe urugendo rwabo bagomba gukomeza iperereza ryabo bahereye buri hamwe umukobwa wapfuye niwe wamureze atangiye kubiyambiraho nawe arakurikirana nguyu ni Keri Gikeri nako Keri
aba binjiye muri kabari iperereza ryabo rirakomeje niyo batari mu biro byanze bikunze bakariho babaga bakariho akazi irebereye Uncle Kim, uje wenyine? Umukobwa nyambiriyeho niyo yayo. Arakamwitaga Uncle Kim. Atwivire hano bantu. Uncle Kim. Ntabwo uragenda? Ndashaka kujya mugira icyo mfasha. Kuriya mwana yabaye ati. Utangira kumbe nuko muza abasinze ndamugira. Hello. Dore umukobwa. Yatangiye intambara muri bari. Yatangiye intambara ni muri bari. Bikari. Tumufasha. Impamvu yo gufasha uriya mukobwa yohereza nk'abagabo. Nihorere wirebere. Oho, ngwino. Raya bas. Tumugana. Intambara. Umukobwa. Arakubita byo. Arohereza. Kamiko umugabo yagwe dore umwicanyi ni wari. Oho, kandi umwicanyi yicaga abantu bose barwana intambara. Abantu bazi kurwana. Umukobwa yagiye gusohoka asanga bagenzi be bamusize. Nawe yagomba gukorera perereza ry'uwishe se wiwe umusaza wa murezi. Ntabwo ari ahandi agituye. Arawimukiye. Man, I would love to catch this bastard so bad. Oba aricyo tugomba kumenya. Everybody makes mistakes. Nta muntu udakora ikosa umusaza kugira ngo apfe byabaye amakosa yuko wabimenye ntiwihute nyamara yose birenze yose birenze iperereza ryabo baratangiye barakomeza uko bishoboka. This is all the standard stuff. You talking to him baiting you. He's got a whip this one. Yabatumva kujya noneho tube twagira icyo tumenya hari ka fax bari babonye umwicanyi mu magambo yavugaga bakuremo ka fax tugomba guhera no kuri ibingibi tukareba experiences, child abuse, deviant sexuality. Umwicanyi ni umuntu ahari tutamenya niba akunda inzoga niba akunda abagore ngo umutege kimwe muri ibyo birakomeye yagiye kuri ka fax arasoma. Umva ibi sinigeze mbyumva kubana mbere. Last line of his message. Say goodbye to Jim, Gene, and the heroes. Aravuga ngo amagambo Jim ndetse n'intwari ngo bagomba gupfa agasigara wenyine. Maybe there's some kind of connection there. Bisa naho harimo icyo bihuriyeho. Gene Hackman, heroes, intwari hari amazina yagiye yandika y'abantu bapfuye none aravuga miki Jim Carrey, Gene Carrey's heroes. So what, he's going after somebody named Carrey? Yabatumva urakeka hari umuntu atangiye gukurikira witwa Kelly cyangwa ni Kelly tuzi reka mpamagare Kelly turebe. Wait a minute. Uretse umunota Kelly. Yeah, I'm checking on Kelly. Yego ngiye guhamagara Kelly. Kelly, the guy from Enter the Dragon. Jim Kelly uriya mukobwa ariko yitwa kweli His heroes. cyangwa nawe kigomba kumwica Going after Kelly. cyashakaga kwica abantu bose bazi kurwana tugende kijye kurikirana Kelly. Aya bas bahamagaye kuri ka telefone. I'm not getting an answer here. Ntabwo umukobwa arimo kwitaba telefone kumbe nugubuka kwabo umukobwa kutitaba telefone nibwo yaracinjira mu nzu dore we ni hano niwe Kelly bavuga ngo gishobora kuba ariwe kigiye gukurikirana kwica ese kirari cyangwa bariya basohotse kuza gutabara Kelly kumbe ari muhira nta kibazo dore niwe uyu bagenzi umunsi we oho munsi we mukobwa aragenda bagenzi mu kigabo gihari uko agenda inyuma hari umuturutseyo hari uwo muturukaga inyuma kugera hano nicyo gihe nako kanya yiri wagenda ubwo nawe urabyumva ibikurikira no kwitunganya kanahindura uko rwose ko yakabaye ni munsi we bagenzi umwitanya nimo kuwo umwicanyi arimo ari mu nzu barakwereka abinjiye umwicanyi murakora ibiki
Muracheka murakora ibiki? This is not. You didn't have to break the door in. Iyi nzu yanjye ntabwo mwapfa gutera mutyo urugi mwinjira. Like this. We thought you were in danger. I'm not Twaketse ko uri mu in byago. danger. Nta byago ndimo. Muri mufite ikibazo cyangwa mwarwaye imitwe. The next. Tekereza umwicanyi yanditse avuga ko ari ukurikira Jim Kelly. Damn, these guys got us chasing our tails again. Umugabo kumubona byo biracyakomeye. Ni wo kurikira. You were? Yeah. Mukuri. Okay. Sawa. Do me a favor, will you? Ugira imbabazi sibyo? Not next time. Now get the hell out of here. Mwokundi ndano na mutsoke muve hano. But we gotta be going, right, Ken? Ibana nuko twakwegerera Kim ntubibona. Kim O'Hara. You have my page number, right? Yes, Uncle Ken. Utababaza ibyifuzo byacu sibyo undati cyane Uncle Kim. Mukobwa yemera nyamara byarafunze baragenda. Yasigaseka mbega bakananga. Ubusa umwicanya aranshaka iki? Kumbe yamubonye muri bari azi gukubita. Washaka bazi kurwana. Gacyayi kari gahiye no kugakuraho. Niwe. Nimuzi bageze. Ikigabo cyari cyane nambara ukomeza kurwana ariko biraca byamukomereye abakamutabaye barasohotse barasohotse ndamugamba dore nambara ngaba bigereye hanze kare. I left the printout behind. Nibagiwe kumubwira impapuro zisize ku ruhande. Haya basi. Yaga kuzana impapuro koga mu nambara. Koga mu nambara. Nawe akurwana n'umwe wagaya. Nanu gitangiye kumushyiramo. We have to knock first. Komanga ariko senze none ko atadusohorana n'umwuko. Gabo dore mugeri. Chaje yakomanga umvise nduru akugi biracyanze dore nambara mu nzu bacu umukobwa amerewe nabi urugi baratoboye basi ngabo umwicanyi mu nzu y'abantu gitangiye kitarasohoka kitarasohoka niwo mugabo ahiga buri munsi rukara n'imbunda imbunda reka nyibike nanjye njyana imigeri ngabo batatu kuri umwe mugabo niyoroshye mugabo ararwana byo ngabo rugamba arakubita kari uyagize umujinya dore cyicanyi dore imigeri biracyakomeye mu bagabo bigeze bahura nabo birarenze harimo diferanse mu bagabo bahuye harimo diferanse umugabo arakubita wahora n'iki ararwana byo dore nambara ngabo batangiye gutinyana kirakubita byo kirarwana gishaka n'inzira gishaka inzira nshondogo byafashe intoki ebyiri bagenzi gifite intoki dore umwicanyi dore nambara ngabo yari kirafata yagishizemo reka nshaka inzira wawe kuba amasasu nawe yari yaje bifata firigo nicyo gihe cyo kubyitangiriza amasasu dore nambara Kristo yarakuruye kumbe O'Hara we ni mapanzi yarapanze icyo gihe nako kanya firigo yamwambaranye n'urugi ayaya ndapfuye niyo yayo yaya basi yica nyari aratangiye ni inshingano zabo babiri kuba bamuhagarika ni inshingano zabo kumuhagarika aramanuka niyo akamanukira ku ruhombo ndaramanukira ku mesikariye yaragitangiye intambara bushyashya kuba amasasu nawe yaje niwe urimo kukinaniza muve mu nzira bwana ariko se mana yanjye abakecuru ntituzavuga baje cyacunganywe n'imodoka iratangira
umwicanyi cyayiguyeho ikigenda kirya ifishani bakifite yebana ye arabacitse. Oh, yes, I see you put the naked ladies on this one. Ega we, no byo byari birenze. Baje kuri Nyamunini agira icyo ababwira kirenze. Niwe mwatari muri mudasobwa ibyo babonye kuko byari byo. Keri niwe wakurikiraga. Keri nawe yaraje. I'm working on this case with you, Ken, on the target. Nanjye ndajyana namwe kuri kirego mumenye neza ko ari gipimo gikurikira. Take me along or I'll just follow you, Uncle Ken. You know that. Umbabarire sinshatse kubafasha kundi. Ndimo ndabakurikirana nawe urabizi ndagereza kuba nakwifasha. Umukobwa. You got it, Uncle Ken. Promise you'll never call me Uncle Chuck. Njyewe nsezeranya kutazigera unyita onkele. Wese nanabikora. Thanks, Justice. Ni byiza gukorana nawe. Nakora wenda sinkora mu ntoki zawe nabonye n'ibyo ushyira muri teremusi. Aya basi. Umwicanyi nicyo gihe cyo gutangira kumwigaho. Umukobwa yemeye gufatanya nabo kuko ari we gipimo gikurikira. Batangiye kugenda nawe buriya uko bishoboka. Batangiye kujya mu mashuri yisha kungufu na karate. Bareko bamusangayo. Biracyakomeye. Bahereye kuko bari bamubonyeho. Biraherereye katurore. Barimo barabaza uko bishoboka. Wapigenda naruvuyeho kandi we bambwira ko ari umwe. Ngahekenya n'imizi yarwo. Barabajije bagira aho bishoboka. Batangiye gukurikirana umugabo. Bitewe nuko bamubonye ari batatu. Ako bamubonye ukarahagije kuba byibuze bamubona bakabamwibuka. Bafashana agenda atera intoki. N'abana agenda atera intoki. Barahera iperereza ryabo. Biracyakomeye kumubona. Ni waronse wapise ndaronka. Bose na numwe uraronka. Intoki batangira gupima ibikumwe. Abantu bose bagiye bapfa. Umugabo yabicaga kimwe. Birarenze n'umwicanyi wa kabuhariwe. N'umwicanyi wakataraboneka. Bagiye aho bishoboka. No mu magereza bagereyo. Barebe ko yaba yafunzwe iryo joro. Biracyanze. Kumbe ikigabaho kiri cyagonze umwe muri bo. Bagenze umugabo ni we. Abebye mu ngagahene. Cyara ababonye ntibakibona. Barakwereka babiri bashakono. They teach us killing people. Kwa Inosa niho basigaye bafatira icyakura myasiro yavuyemo. Inosa aramusimbura. You and I believe in the arts of effectiveness. He's actually trying it out. Umva we nanjye turizera neza ko umugabo dushobora kuba twamufata. Biracyari ingume nibaramenya umugabo ninde ako bamubonye bakeka ko bakamuboneraho. Nyamara umukanya umugabo agonze undi nigera mumenya. Niwe barwanye no kurusha abandi. Yaramurebye arasa n'ufite. Bakeni. I was working cereals like you. Yabatumva ndakubona uburyo nawo babara. And this bastard. Uyafite ikibazo cy'umugore we. Mind. Yaramusarigendera batanye no kuguzana iby'abagore mu kazi. Kwa Inosa. But I took him down. I just seen too much. Done too much. Yabatumva kuva umugore wanjye yansiga ntekereza byinshi ndetse maze kwiga byinshi. Just don't need it in my life. Icyo nkunze. You bad, right? Ni umugore wanjye kurusha ibindi uravugisha ko ndati cyane. I killed my marriage too. I've been trying to salvage that, but you saw how it is. Yabatumva no kuba nava muri aka kazi nubwo nahagarara numva ko ari nta yindi mpamvu kereka umugore wanjye n'akana kanjye. Did badly. Yabatumva koko warakomeretse ku mutima kuba mwatandukana birakubaza. Then try hard enough. Gusa nanone genda mbona inshingano nizazi ndugomba gufata no gufata iya mbere yo kongera gusubirana nawe. I don't know you that well, but you don't seem to me to be the kind of guy that would Singuzi cyane gusa nanone ntago bisa nawe ari we muntu utapfa kumenyekana. Nakuvumbuye. None. And you shouldn't give up on your marriage, man. Ese hamagara umugore wawe. And to this day, the only thing I regret is that I didn't save my marriage when I had the chance to. Yabatumva nanjye sinigeze ngira amahirwe yo kuba natandukana nawe ngwenda ngo mbure kuba nasubirana nawe. Ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuba namubona. Gusa ndifuza ko asubirana nawe. Tell me about me. Yabatumva umugore wanjye ntabwo anyitayeho. And the moral of the story is you should call. Inkuru ni uko ugomba guhamagara nakwita kubera kutamwitaho. Yeah, maybe I will.
Kandi nzabikora. You got motive. Umva. You got opportunity. Ufite guhitamo ufite akanya. Nona. Urumva ko rwose ufite n'icyaha cyo kuba mwaratandukanye. Mpamagane nona. Won't believe me. Reka nkubwire. Here's a quarter. Iki ni igiceri. I flip it. It comes up heads. You call it. Ndakijugunya niye umutwe n'uturanuka uramagara sibyo uhamagara umugore wawe. Yajugunye igiceri. Kigwaho. Umutwe n'uturanuka ngo yarahamagara kuri telefone. Uri mu kugiceri. Gucunga neza ko mu mutwe w'umuntu uje hejuru. Jamenya muroga wana uragiteze ko ari umutwe uri muzeho. Genda uhamagare kuri ka telefone. Aya basi utangiye kumwunga n'umudamu we. Barabunganitse batumvikana. Uko akazi gakomeje kujya mbere batangiye kumvikana gucunga. Kumbe igiceri gifite imitwe ibiri. Kuri yari kananga ndi. Waneze baniki amagara wayigezeho. Cyari gifite imitwe ibiri ni handi yagombaga gutsinda. Mwari mwabase ntabwo muzi ko bayiteka tubayo. Babayo tubayo. Basi yatangiye kuri ka telefone. It's me. Ni jewe. Listen, can we talk? Twavugana. Yeah, all of us. Yego. Look, I really want to try and work this out. Yabatumva ibintu byose byarangira hagati yanjye nawe. Kumbe wa mukobwa keri nawe yaraje. Bafataho. Rukara mwitayeho yanamusabye kutazigera mwitaho onkeri. Barakwereka umuntu amaze guhamagara umudamu we. Batangiye kwiyunga ndetse byabaye akarusho n'ibirori babijyanyemo n'akana kabo. Dore ngabo ni batatu umuryango Rukara rawunze. Barongeye barasubirana irebere. Ibyishimo ni byose. Ibyishimo ni byose. Akana gukubitisha inyundo papa banza kwinanura. Wazana umugeri. Kandi ugakoma mu ijana. Aracyatsindira ibipupe bana papa ubusa nzabirya cyangwa ibipupe ni byinshi. Ni ibyishimo. Ibyishimo by'umuryango. Papa, mama, n'akana byose yabifashijemo mu n'inshuti. Megan. Look, I know it's been tough. Umva ndabizi ibintu ukuntu bimeze. Like I haven't been trying. Nabatumva ndimo ndagerageza uko nshoboye. Sinshaka kugira ngo twongere twangane. N'umugabo n'umudamu we bari bicaranye. I don't know how to explain it. Sinfite uburyo nagusobanurira mibi. I shut up the whole world. You shut me out. I can't. Gusa nakundi byamera. Umva waranyanze ndumva ko nanjye bitapfa kunshobokera. Umva. And it won't happen again. Ndabizi byabaye ntabwo byakongera kubara. All the time. Nyizera iteka tuzabana neza. You always have. Iteka rwose ubu rifite nubwo urumwira. Emily? Nononyemerera. Yeah, me too. Twaraburanye igihe uretse nanjye nuko. N'umugore yaragikunze nta n'umwe udakunze undi. Yeah, I try and free up some time for this case. Yabatumva nanjye ndagerageza kuba nafata akanya kugira tube twaganira ndetse tunabiganireho. Akana kishimiraga ko papa yasubirana na mama bari baratandukanye bari barawukanye. Mwibuke gatangira mwari ku ruhande ndari ku ruhande arimo kwishimishanya n'akana. Baramwamagana urabona impamvu nkwangerekana n'izo n'izindi ngewe nkubwiza ukuntu nzi no kwatura rero niyo yayo. Nzagutangaho ubuhamya mu rusengero kandi yarongeye nanone akazi karamujyanye. Izo mpamvu zituma mwanga yasubiyeyo dore undi murambo imirambo iracyaza. Iyi si imirambo ebyirira ni umurambo umwe ntabwo ari ebyiri. Oh, there's some letters written on the rug. Uko mubibona niko yishwe. We're going to stick around here for a while. Thanks, Bill. Okay, Chuck. Ibi byo biratandukanye noneho biranarenze. Baricaye nanone. Kim na mugenzi we Chuck. No, you. Got a C and a H, an A, and whatever's under my man's hand there. Umugabo yari yanditse ku maraso yanditse ijambo cha. Gusa nanone ntiryarangirayo. Cha, hash ndetse na A. Ha na A. Cha, ha na A. Byabaye ngombwa ko baza batangira iperereza ryabo. Biriya yashatse kwandika ibiki yabyanditse mu maraso y'undi muntu yishe n'umwicanyi. Muratekereza iki? Need good, Kelly. Hey, Wicks, come here. Wumva. Get pictures of this wall. As soon as the crime scene's been processed, get them over to the station. Hano hari indi foto yari ihari. Usibye ko nanone umugabo akomeje kwica indwanya abantu bazi kurwana. Birasobanura iki arasobanura iki ibiki muri ibi ngibi.
bari bamaze kubona ijambo cya bagomba kujya mu ndwanyi zitangizwa n'ayo magambo byibuze bakareba ko hari icyo babona ku muntu ugiye gukurikirwa mu kwicwa ugiye gukurikira mu kwicwa yabaye ngombwa ko basubira mu mirambo barebe ko byibuze abo bantu baba bafite ya mazina ariko atangira kumva amazina siko atangira amazina atandukanye uyu Kelly bendaga kwica nawe afite izina ritangirwa na cha umukobwa yabanje kujya mu bitabo asoma indwanyi zose zifite ya mazina yabarinda ukurikira uyu nari ku mafoto umugabo arasa nawe yahari yaba yiyandikaga izina twe tukabyitira uwo wagiye kwica ni ikibazo bari mu bitabo umukobwa yasomye kuva kare biracyabaye bibiri hano bari mu mafoto chambermaid did it. yego chambermaid ni wabikoze Chamber music, chambray, chameleon, camphor, chamois, Darasoma. chamomile, Darasoma. champagne, champion champion. Wait a minute. uretse umunota champion indwanyi na musiko gusa uravuga icyo ngaho Champions. He's killing them all. byabazumva umva hari icyo mbumbuye uyu mugabo yishe ba champion indwanyi z'akataraboneka Kendo, karate, kickboxing. Shit. Sheba. All these guys were aba champions. bakindo karate kickboxing n'ibindi bijyanye nabyo boxing uyu mugabo arice indwanyi z'akataraboneka arashaka kuba champion Her father, my instructor. Wait a minute, what are you talking about? byabazumva yishe na tokada wanyigishije uravuga iki Remember the tagline? Tournament of champions. I've got some magazines with those pictures in my office. byabazumva mfite n'agatabo karimo amashusho yabo ngabo bagomba guhura na master we mu marushanwa y'akataraboneka masters challenge yabajyanye mu biro bye cyaka yabajyanye mu biro ndabanza mvanaho ibitabo nawe yakurikiranaga cyane ibintu by'imirwano afite agatabo uyu mugabo agomba kuba ari imamu mu ndwanyi zose harimo n'umusaza usoza kuyungura ngakano aya basi ibi ni iki Photo from the Master's Challenge. uyu mugabo yishe bose bari muri masters challenge You recognize him? hari n'umwe wibukamo These guys are staring at steel. yabatumva uyu mugabo agomba kuba ari umwe mu bazima bakiri muri abo ngabo batari bapfa kuko abakomeje gupfa nabo bagomba kujya mu marushanwa uwo mugabo yifuje kuba yabica bataragera mu marushanwa yarapfuye Doug Schultz, top yarapfuye 10 victim. Kurt McKinney, point karate. yakinaga Kramer, karate kickboxing. n'uyu yarapfuye kickboxing Master Takaido. master takada nawe yarapfuye Kevin Haley, judo. uwo yakinaga judo yarapfuye uyu niwe usigaye n'iki nicyo gisigaye hasigaye babiri kuri abo babiri hari umwicanyi Kung Fu styles disqualified during the tournament of nyuma champions. yo kuvumbura babiri basigaye uyu yazanye igitabo cy'amerekezo y'ahantu batuye buri kimwe kiba cyanditse muri mudasobwa Don't fall in love, it'll be a tough arrest. ndakeka nicyo gihe cyo kuba twakurikirana abo bantu biyambaye babiri basigaye Give me an update. mu bundi munsi ja dore shefu yagarutse chief Remaining in the photograph, one's dead, car crash confirmed. yabatumva dukurikije amafoto hari kimwe mu byo dushobora kuba twabona turashaka gufasha tugiye gufata aba babiri You recognize him, Kelly? uramwibuka Kelly It happened so fast. yabatumva umuntu yaje arwana byihutirwa simwibuka The neza name of the guy has a shoot you wouldn't believe. uyu mugabo yitwa Shuchu wenzi nawe atuye undi umwe ntabwo bazatuye nyamara uwo barimo kuvuga si umwicanyi bari babiri bari mu ifoto It gets worse. We had him here last month on something unrelated. Couldn't hold him. Oh, wonderful. We won't let him get away with this. hari uwatanze ijambo aravuga tumva niba koko ari uwo dushinja nta mpamvu zo guhagarara tugende dufate ahasigaye ibindi bikaza kuza mu nyuma I'll set up the strike team. Come on. mutegura ikipe yo kore gira vuba chifu yarategetse Can I get a gun? turajyana Sorry, Kelly, you can't come along. tubabarire Kelly ntabwo we wajyana natwe This guy. But you said yourself that I was... uraba urinzwe birenze n'ugumana Yeah, but we're walking into the valley of the shadow of death here. We're not going to be able to protect you. umva wa mukobwa we ntabwo turiwe turi kumwe mu maho ntabwo turiwe dufite akanya kuko twakurinda tujye mu rugamba ngo bagiye kurwana nawe ntibamuzi Kelly yagomba gusigara tugende aya basi bari bateguye amakipe agomba koherezwayo ya polisi birahirereye katurori ngabo baratangiye baramanuka kumbuka bacaho umukobwa yatangiye kwiruka benshi nabo yibuka umunsi barwana yibutse barwanyemo umugabo arasa nawe ari we wuyu
yibuka mu ifoto uzi ko ari we di uyu niwe mugabo polisi igiye gusagarira undi cyarahindukira umukobwa arahindukira kirabye hirya reba hino aya basi atangira kugikurikira polisi bagiye gufata undi nacyo cyabonye polisi imanutse ahandi ishunguye kigenda kiseka cyagiye kiseka utagira imodoka umukobwa arakurikira birahirirahe katurore umukobwa niwe umukurikiye polisi yakurikiye undi bagenzi b'umukobwa bakurikiye undi umukobwa niwe umubonye bya nyabyo irebere yafashe imodoka n'undi arayifata kumbe iki kirarungu nicyo baje gufata aya basi yumvise polisi atangira guca mu idirishya gera inyuma basesekaye hari babiri bari basigaye oye ukagira nijye urunywa jyenyine bwana kandi ni benshi baba nawe yarindwanye yagomba kujya muri masters challenge barawura kare Daniel kirakubita rero bamanuye igitutu paka hasi kiriya turagifite ariko uburyo kirwanamo ntabwo ari wa muntu ntabwo ari uwo bashaka kumbe dore uwo bashaka atuye ahantu hakure umukobwa yari yamukurikiye ndetse umugabo agera iwe dore imodoka ko nimukurikiye aya basi umukobwa yaramukurikiye dore umwicanyi wa nyawe dore umwicanyi wa nyawe dore ahantu umwicanyi yaraje birahererahe katurore uyu niwe mwicanyi ushakwa niwe mwicanyi ushakwa yinjira asohoka nta mwanya wo kuguma iwe yinjira asohoka kamo yatangiye imodoka umukobwa ajya ku ruhande igisohoka nkuko mu bice umuntu asohoka areba inyuma umukobwa yarinjiye yinjira mu nyubako y'abandi umwicanyi afite jipu zimwe ziruka zigezweho dore ngiyo jipu iratangira kumbe polisi bavuye gufata ikigoryi bo bafashe urunywa ntabwo bari bazi ko umwicanyi wa nyawa arahari tuvuye tugaruka kuri uruhande mama wa kakana wabyaranye na Kim bari bamaze gusubirana ndetse barakwereka imodoka bisa nawe yaraje kuyiparika mu rugo arongeye yimutse bwa kabiri afite uburyo we yimukamo akagaruka bahukana baza ntabwo bahukana nabi umukobwa mu nyubako y'umwicanyi umukobwa mu nyubako y'umwicanyi mu nyubako ya serial killer umwicanyi kabuhariwe blood on the moon amaraso ku kwezi niyo magambo yakoreshaga amaze kwica umuntu NYPD New York Police Department nicyo kintu yatinyaga mu buzima bwe kandi nayo yaratinye muri New York mu murwa wa New York polisi ya New York ayitinya kubi umukobwa yaratangiye mugenzi azenguruka inzu ibimenyetso byose bigaragaza ko ari we mwicanyi byose birahari abagiye bapfa dore amashusho dore amafoto umwicanyi ni hano atuye dore inyubako umukobwa gukomeza gucica mu majisho yabonye madamu wa O'Hara Kim O'Hara barimo mu foto yafashe telefone ahamagara babiri bazi ko bafashe umwicanyi cyangwa se dufashe wimbaza nimwe mwambwiye ngo tujyeyo umukobwa yohereje ubutumwa kuri babiri gufata Found real killer. nabonye umwicanyi wa nyawe Avenue, I'm inside. Kelly. ndi mu nzu ye nitwa Kelly umukobwa yohereje ubutumwa akaba amaze kumenya amerekezo hano umwicanyi atuye dore ukuntu bahinduye imodoka berekerayo aya basi kumbe umukobwa amaze kohereza ubutumwa yashatse kuva mu nzu y'icyicanyi yikanze aya basi bamuha kerekeri kiramufashe abapolisi baje. Well, Kelly. Bite Kelly. How nice to see you again. Ni byiza kongera kubona. We met? Twigeze duhura sera. Don't be coy. I've done some research on your career. Urabizi nigeze gukora iperereza. Ushobora kutanyibuka gusa twarahuye. That's right. How interesting. Mbega bitangaje. Hey, hit it.
cyatangiye kumuha kirarwana imbaraga Kelly yarakubiswe kumbe babibaje police men on duty abakozi ku kazi nabo kwinjira bagiramo ngoba nicyo we Novahuri wone mukara Novahuri afitemo n'ubwoba yabaguye inyuma Kelly yabaguye inyuma Kelly cyarahondaguye What a lovely family. Mbega umuryango w'igikundiro yarabanje razima igaruka ariko kintu kumwe n'umuryango To take care of them. ni jya ugiye kubitaho Someone has to take care of them. Oh, niyaga ko wakwita ku muryango wawe wunda ufite yahamagaye hello Jen? Noga Are you okay? meze neza Fine. neza cyane wahura n'igiko twinjuse What friend? umva turi kumwe n'inshuti Away and help me move everything in. yanashakaga wowe Hey, Megan. umva Mega Where is he now? arakora iki Sitting next to Lauren. yicaranye n'umwana They're getting along. niwe mwica Look, if you get away, then do it. niba mwacikacika Let on that anything's wrong and I'll be right there. niba ko kubona bitashoboka ko mucika guma aho ngaho ndaje nonaha uwo muri kumwe n'umwicanyi I'm scared, Cam. I know. uravugisha ukuri mfite ubwoba Hang up. ndabizi Let me call Lauren. reka mpamagare polisi My good buddy, Ken. uravugana n'inshuti yanjye Kim aya basi Come for me, Ken. ngwino Ken I'm waiting in the forge. ndagutegereje By the way, ubundi it's just us now. ubu nitwe dusigaye nta wundi nzarwana nawe You, ni wowe wa nyuma dead. cyangwa utinde umugore wawe arapfa aya basi uretse icyo ni ikimenyetso kiva ryiwe n'ibimenyetso igihe mwagahereye n'ibimenyetso mwafashe ryari Him now. ubu nicyo usigaye uretse We're team now. I'm going with you. turi ikipe turajyana Ken, ntabwo tujyana cops, we don't do this. turi abapolisi ndakora akazi kanjye we banza kuba umuntu bafashe umugore we ukamuzanira izawe we nagukiramo ukajya no kwa muganga ngabo Kim we nagushyiramo nanjye ukajya kwa muganga yarayifashe fata kugiye gukubita igiswa aya basi kimurangiye ahantu gifashe umugore we n'umwana we ahantu bari natinda nabapfu yazanye imodoka dore umujinya dore imodoka dore nyirukansi Thank you for coming. wakoze kuza O'Hara O'Hara Welcome to hell. urakaza mu kuzimu You're all right. nuva uri wa muswa welcome to hell Especially since I'm the only one who knows where your lovely wife and daughter are. niwandaza ko ari jyewe ugenyine uzana umukobwa wawe n'umugore wawe w'igikundiro bari dore umujinya nicyo cyicanyi nicyo cyicanyi cyarasetse cyarashinyitse dore ibyinyo dore amenyo cyarasetse kumbuye guseka kwacu niwo mujinya yarohereje atobora ku ruhande urankanga urampima kirongera The end game has begun. umukino uratangiye aya basi nguwo dore umujinya arashaka umugore we n'umwana we arashaka umugore n'umwana we biraherereye katurore Just like you and me. dore intambara urugamba ababiri niwe usigaye cyica benshi igisigaranye umwe katurore Daniel ukavuga filime nka Fist of North Star
Sofu na sitari yagarutse mwibuke muri regi nambara muraye icyoroki ndacyaza kiratangira kandi gitangira biva ku bantu nk'abo ndacyaza kiruka bakanga bahunga ngabo bakanga bahunga gifite umugore n'umwana yo kugera hano ngira ngo nikibafite telekomande cyarasetse cyashize mana cyabataze igisasu ndaje Megan madam dufashe igisasu kirimo kirabara. We have 15 minutes for the grand championship match. Dufite iminota 15 kuri match y'aba champion ya nyuma ndetse yambaye bas. Pastor Rojinya iminota 15. Arangije kurwana gatabara umuryango. Nambara. Nambara. Urugamba mugabo yoroshye. Papa inoki. Nambara. Urugamba tabyo gusa cyumva akana karamagara papa baje gutya biracyakomeye ngabo ababiri bageze umusore bose n'abasore nubwo umwe afite abana bose n'abasore ikimeza habuze gato kiracyaza kirakomeye gifite imbaraga birarenze abagabo birarenze barabangutse bararwana ibyo bazi bararwana ibyo bazi iminota irabarangira umwana n'umugore bashobora gupfa intambara ngabo naha babiri Blood mundu niko turora nambara muntu wanjye nambara monsheri nambara nshuti nambara my friend Dore Migeri. Abagabo extraordinary birarenze. Dore nambara Gabo Satinochi Chachara shituye Satinochi uye kumigozi Arwatabaye yaramanutse nabikumbe Chaka yaje yari afite inshuti uriya mugabo buri muntu yatsindaga mutsindishaga intoki nta kubona hari utabaye reka nawe nze muhibiki nawe yaje kumwakumbuye nawe niyoroshye arabura gato ngo amanuke arabura gato yaje kubitisha umugozi igisubira inyuma ngabo yambiriye nawe n'umuhatari arabura gato urugamba bari nambara na kade one video library nakwibaza kukimusohokera yo nanjye byanyobeye sohokera muri the one zone intoki yakija gutsinda kimutsindisha intoki cyamuvushije amaraso ngizo intoki ebyiri mugeze biranga nawe kiramwohereza manuka ko yararemereye kurusha wa wundi uri yazamukuye amanuka ndaya basi hasi byaranze intoki ziramubabaje ikigabo ni ikigome kirica umbagarukanye undi mujinya agarukanye undi mujinya arashaka gutabara umugore n'akana bataraturika yarangiye
birarangirana birerereye reka tururi aramagara madamu Kim papa nyiza buri wese aratabaza we buri wese aratabaza he igihe kiramurenganye reka turore You couldn't save Kelly, your partner, your family, and you can't save yourself. ntabwo wakijije inshuti y'umuryango nawe ubwawe ntabwo wikiza urugamba tera beto tera beto tera beto tera beto tera beto dore icyuma igenje kare hanze ariko icyuma kigenza kubisa umutarindwa ndapfuye dore ko nigenje ndabibonye kumba afite umujinya wo kuba yatabara madamu we igihe cyamurenganye dore ko nazamutse hasigaye umunota amasegonda 59 agiye guturika ntabwo wajyayo byaranze dore ko nazamutse ku mugozi biranze kumbe bagenzi ikigabo gifite ingufu zidasanzwe dore uburyo kizamukamo dore ikigabo bagereye rimwe yaba gishaka kumusubiza byaranze umugabo hejuru akana n'umugore papa You can't win. intoki zacyo niwe gishigaje niwe ari gishigaje intoki avunya akaboko dore urugamba arakubita byo hasigaye amasegonda 30 madamu aramagara yaramagaye umugabo aramanuka mu bigeri bushyashya umugabo amanuka bya nyabyo papa habuze gato nawakurikire habuze gato yarwanye intambara zamuka biracyamukomereye umugore n'akana aho bari batezweho dynamite arabura gato gusiturike yarazamutse bataha n'ibyishimo barishimye umugore aribuka igisasu nawe yarakibutse kuko kamasara murangiranye ahantu ashobora guturika yaje yiruka imbaraga ni nazo ikigabo cyari kimaze kumufuna yari yababaye yaje yihuta uko ashoboye biracyanze papa kana karamagara mama gamagara papa nawe araje yari kure amasegonda asiga 5 oya biza nagiye yaje yiruka kana karamagara kumayo garaje oya garaje umudamu yari yamubushi n'akana gatabaza igihe cyo guturika baturitse indabyo ariko se kiza ni n'igisasu kumbe n'indabyo ni rukara ucunga neza bari bazi ko barangiye I'm not a child killer. ntabwo ndi umwicanyi w'abana. I'm not a child killer. Slaughter of the innocent. kuko mba mbizi ko abana igihe cyose barengana. umwicanyi nawe yakundaga abana, ntabwo yicaga abantu usibye ko yabigendeyemo. barakwereka ibyishimo mu muryango, papa yishimye nyine umwana ndetse na mama barishimana, ibyishimo byabaye byinshi. gusa mugenzi wabo ntaso bari umeze utya wapinishijwemo intoki. Filime yitwaga Blood Moon nuko kagenze karakade one video library. mwakoze kuza bagiye murabeho, turabakunda. yari yanga kopi nagukuraho nibyemewe.